mbabwira ngo welcome kuri Patabi TV ni ya YouTube channel yanyu igiye kujya icaho ibiganiro byose mukunda kandi muzakunda. Babwira ngo kandi mu dukeneye numero ni za zindi izo ngizo mubona zanditse kuri screen yanyu ya telefone cyangwa se ya televiziyo cyangwa ya mudasobwa bitewe naho uturebeye. Yes, nge nimesha y'u Rwanda hane kuri Patabi TV. Uyu munsi hano tubafitiye umutumirwa wacu, reka nawe atwibwire bundi twikomeze kwinjire muri topic yacu uyu munsi. Welcome. Murakoze. Ya amazina yanjye nitwa Pastor Kanyabuganza Jean Leonard. Pastor Kanyabuganza Jean Leonard, ubusanzwe uri mu ntoki? Ubusanzwe ndi umugabo ushima Imana, ndi umurokore ndakijijwe. Cyambere cyo kubaza kiragira kiti ariko iki kibazo n'ucyumva akaba ari nayo content yacu uyu munsi. Kubera iki urubyiruko mwebwe bakuze buramba mwararebye mwarahuye n'abantu benshi cyane kuvuze ko uri na pastor biranywerera bivuze ngo wahuye n'urubyiruko rwinshi cyane birenze ko ngiye n'abampura nago cyangwa se ndubona hanze haravugwa imvugo yuko urubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge cyane. Biterwa n'iki? Bona we biterwa n'iki? Icyo kibazo kiragoye. Icyo kibazo kiragoye. Ariko ngiye kugisubiza nagiha amashami nk'atatu. Yego. Icyambere hari uburere. Hari uburere. Nukuvuga uburere umuntu arererwamo ukaba ushobora kumusunikira kujya mu biyobyabwenge. Aho mvuka, aho nkomoka, aho narerewe cyangwa homba. Nukuvuga ngo iyo tuvuze mu burere duhera ubajya vuga ngo umwana apfa mu iterura. Yego. Kuva umwana avutse nibura kugeza ku myaka ye 10 wenda 20. Aho ngaho hashobora gutuma ahamushora mu biyobyabwenge. Yego. Atari ukubera ubukene, atari ukubera imyemerere cyangwa ibiki. Yego. Nukuvuga ngo iyo tuvuze uburere muri rusange ku babyeyi benshi hari ibintu bibandaho nko ku mwana. Icyambere bibanda ku mashuri ye. Yego. Icyakabiri akibanda kuri ubuzima bwe buri fizike, kumugaburira. Yego. Kumwambika. Yego. Ya no kumushakiraho kuba. Akenshi ibintu social ku bana ntabwo bajya babyitaho. Iyo mvuze social ku bana cyangwa imibanire n'abana, abantu benshi uyu munsi ni abahigi. Abahigi gute? Nukuvuga benshi barahiga imibereho. Nayize ngo nabahigi bo mu ishyamba. Sibyo? Mu guhiga imibereho bose ari mama ashobora kuzinduka ajya muri business na papa akazinduka ajya mu kazi cyangwa muri business. Yego. Bo bakamenya ko bafite stock y'ibiryo ihagije. Bakamenya ko umwana bamwishyure minerivare bamuhaye impuza, bagafata gahe gato ushobora kuzasanga imiryango myinshi n'imiryango yitwa ko imaje gutera imbere. Igihe bamarana n'abana babo. Wenda dufashe nko mu cyumweru. Ababasha kuba bafite ubushobozi bashobora gusohoka rimwe mu cyumweru. Yego. Bakabajyana no mu byicundo, niyo basohokanye ntabwo babasha kuba baganira bihagije. Ugasanga umwana rimwe na rimwe akagira icyo twita kumva ari wenyine. Icyo se akaba ari cyo cyaba gihatiriza cyangwa se gisunikira umuntu cyangwa kigatuma yisanga kumva uri wenyine byatuma njya kunywa itabi cyangwa nisora mu biyobyabwenge kuko numvise ndi njyenyine. Nukuvuga iyo wumvishe uri wenyine bigusunikira gushaka uburyo utaba wenyine. Hanyuma se kuba ntari njyenyine bisobanura ko ndi bujye kunywa itabi. Hari ibintu bitatu nakubwiye kuko harimo ibintu bitatu. Yego. Uko kujya gushaka uburyo uba wenyine urwanya irungu. Hari igihe ugenda ukagera mu kigara. Cyane kuri abo ku bandi bantu nabo abenshi bakunze abo twakwita abastar. Iyo tuvuze abastar hari big star. Ariko burya buri karitsiye buri mudugudu ugira umustar wabo. Yego. Anje ndi umustar wo mu rugo kwa papa.
ubwo rero usanga kenshi babasha ugasanga hahandi ashobora kuba hagorobereza, bashobora kuba batangira wenda hari ibiganiro bakuganira buri munsi. Uko kuba mu gihe na bantu yagize umwaku, akenshi benshi bakoresha ibiyobyabwenge, bakoresha amatabi. Noneho igihe atashye mu rugo, kubera ko iwabo haboneka agahe gato, cyangwa n'ababyeyi bashobora kumukontorora agahe gato. Icyo gihe rero kuri kwa kurwanya irungu, hari ibigare ashobora kwituramo. Rimwe na rimwe bashobora guhurira mu mafilimi, ubundi bashobora guhurira mu mikino y'amahirwe, yego, ubundi bashobora guhurira mu yindi mikino itandukanye, yaba ibisoro, yaba ibiki. Noneho kuri aho ngaho ari amagurupe y'abantu benshi, amwe namwe ntabwo navuga ngo ni bose, ariko habonekamo ubwiru bwihariye. Ubwo bwiru rero ni ubwiru burimo no gukoresha ibiyobyabwenge. Ubwiru ni iki? Ku bantu iryo jambo ubwiru hari abantu tutarisobanukiwe. Iyo mvuze ubwiru, ngiye kuri gusobanura, rigizwe n'ibintu bibiri. Rigizwe n'amabanga, nanone hakongera hakaboneka n'ubuzima burambuye. Iyo tuvuze ubuzima burambuye, ni ubuzima burimo ibibi n'ibyiza, burimo imico mibi n'imico myiza. Iyo tugeze rero, iyo tuvuze ubwiru, yego, ni ibintu byawe bibi bishobora kugutura hasi, wiyiziho cyangwa n'abandi bakuziho utagomba kuvuga, bibi bishobora kuntura hasi. Ni ukuvuga tuvuze amabanga. Yego, amabanga ni ibintu bijyanye n'ibintu wenda ushobora kuba wabigeraho mu buryo bubi cyangwa bwiza, ariko bikaba bishobora kuba planet. Iryo niryo twita ibanga, ni secret, ari byo bita secret mu bundi buryo. Secret. Iyo tuvuze ubwiru tubwita mystery. Akora gukoresha rero mystery ni mu Cyongereza. Ni mu Cyongereza. Noneho twajya mu Gifaransa kikitwa mystery. Mu Kinyarwanda ni ubwiru. Noneho tugiye mu icyo twita secret, ni mu Gifaransa ni ibanga. Yego. No mu Cyongereza ni secret. Kuno mu Cyongereza cyambanye cyinshi. Urumva kuvuga ngo icyo ngicyo tuvuze ngo ni ubwiru, ngewe ndakubona nka Christian. Christian wenda dushobora kuba dufite channel duhuriraho. Nimba mvuze channel, endo dahita ubyumva n'izi ngizi ziri online. Yego. Channel ni ukuvuga ngo ngewe nawe hari ibintu, hari imico duhuriraho. Nimba ni pasiteri ukabuza gusenga, ndabona Christian nk'umuntu uza gusenga. Hakabaho nanone nka Christian w'umuntu wenda ushobora kuba ukora ikoranabuhanga. Yego. Icyo gihe ngiye imba nkunze gukenera serivisi z'ikoranabuhanga. Yego. Christian nzamubona buri gihe cyose muri channel y'ikoranabuhanga. Yimba nanone Christian mubona nko ku muntu dushobora gusangira coffee. Yego. Iyo ngiye ahantu kenshi turahahurira, bituma tugirana ubucuti, ariko akenshi babushingiye kuko dushobora gusangira ka coffee. Iyo rimwe arangurira nanjye rimwe nshobora kumugurira. Yego. Aho ngaho niyo channel tuba tuhuriyemo. Ni ukuvuga rero iyo channel duhuriramo ntabwo ishobora gutuma menya Christian uwo ari. Hari igihe aza aho ngaho yarangije gufata ikiyobyabwenge runaka. Hari igihe aza duhurira muri cya kindi amajije gufata ibyo ngibyo, ariko uko tugenda tumarana igihe, hari igihe bizadusaba igihe kirenze cya kindi twahuriraga hahandi, bikaba ngombwa ko Christian wenda nawe anyinjiza muri bya bindi byamubase. Yego. Aho ngaho ni gutyo umuryango w'abakoresha ibiyobyabwenge ugenda waguka, kandi kubera ko leta nanone birwanya no ku muntu kuba yakubwira ngo nkoresha ibi, nawe kubwe biba bimuteye ipfunwe, ntabwo yabikubwira. Ariko uko mumaranye igihe ashobora kukubwira ati ngo none aha ngaho unyihanganiye mbanze mfata akantu, akakwibeta bitewe n'igihe mumaranye. Yego. Noneho ejo hari igihe azanakubwira ati ngo njye amafu nyakura aha ngaha, wenda ukabanza kubirwanya. Iyo ubirwanyije hari igihe ejo utazabasha kubirwanya,
nawe hari igihe uzaba ufite kwa kundi kumva uri mu bwigunge, kandi ukabona nanone ukeneye nawe kuba ufite umunezero nk'uwo urimo kubona na mugenzi wawe. Naho ngaho urubyiruko rugenda rubasha gutakarira mu migenzereze n'imigirire y'iyo ngiyo yose. Urakoze. Ikibazo cyanjye cyagira kiti, ubona ari iki nyuma y'uko dusanze nyine habaho gutereranwa, nyine bavuze yuko umwana nyine byaturutse mu ivuka, bigera mu gushaka amafaranga, bigera nanone dusanga hari igihe dushakira aba bana igihe cyo kuvuga ngo tugiye kuganira nabwo ntitubone umwanya, bakaba bari ku ruhande rwabo natwe turi ku ruhande rwacu. Ubwo ni muri cya gihe basohotse, noneho tugeze muri iki gihe. Ibyo bintu birashoboka ko noneho umubyeyi ashobora kuzajya amarana igihe n'umwana we baganira, amubwira ati iki si cyo. Birashoboka. Ahantu cyane cyane mushaka ibikorwa bishobora kubahuza. Ni ukuvuga ibikorwa bishobora kubahuza, wenda mfatire nko ku miryango ya Gikristo. Tubasaba ko bagomba gusengana nk'umuryango wose. Yego. Ni ukuvuga kubera kuko nanone abantu baba bafite imirimo itandukanye ishobora gutuma wenda batagerera mu rugo nijoro. Yego. Ariko nibura nk'igihe cyo kuva mu rugo, bashobora gufata isaha nibura imwe ya mu gitondo, tubare wenda 10 kugeza saa 12. Yego. Aho ngaho ni igihe cyiza ku bantu basenga bashobora kuba bafata n'umuryango. Yego. Kandi ikindi cya kabiri, bituma umuntu agira ibyiringiro by'ejo hazaza, kubera kuko aba yumva hari izindi mbaraga z'Imana zimushyigikiye mu migambi ye yose. Yego. Icya kabiri, urumva icya mbere ni ukugira ibyiringiro by'ejo hazaza ku muntu ku giti cye. Yego. Icya kabiri ni ubumwe bw'umuryango. Kuko uyu munsi yimba papa yigishije ijambo, ejo mama akigisha, ejo bundi mushiki wanjye akigisha, nanjye nkigisha, emosiyo n'ibintu bimwe bitagenda neza mu muryango, hari n'igihe mu cyigisho nateguye nshobora kubivugiramo. Sinzi ibirimo kubyumva. Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu uvuze nsanze ari cyo kintu kigoye. Ntabwo kigoye, ahubwo gusa kugira ngo ubashe kuba wacyemeza nko muri famiye. Aho niho bigoreye. Ikindi cya kabiri, ibyo bitotsi bya mu gitondo kugira ngo byigomwe, nabyo yaba umubyeyi kubyigomwa biragora. Nawe arabikeneye. Yaba n'umwana nawe arabikeneye. Nawe gutyo biragora. Bose barabikeneye. Ariko icyo twita nk'aho ngaho, hari ibyo dukoresha mu mvugo twebwe ya giteolojiya cyangwa mu mvugo y'abizera, hari ibyo twita submission, kuganduka. Ni ukuvuga iyo umuntu aganduka, ntabwo agandukira ibintu yumva akunze, ahubwo gusa ubikora kubera kuko ari ngombwa. Ibyo rero cyane cyane iyo tubivuze mu mvugo yo gusenga, ni ukuvuga ngo ntabwo rimwe na rimwe cyagiye ugifata cyo gusenga kubera kuko ubikunze, ahubwo ugomba gusenga kubera ko ari ngombwa, kubera kuko ari ubuzima. Kimwe nk'uko iyo umuntu arwaye afata ibinini, byaba bisharira byaba bidasharira, ubifata kubera kuko ari ngombwa ko ugomba kubifata kugira ngo uramire ubuzima. Rero iyo tuvuze kuganduka, iyo saha ugomba kuyifata, waba uri mu bitotsi, wenda abenshi bafite amatelefone, reveil ikabirimo, ku buryo ya saha ijya kugera buri wese akaba ari yiteguye kuba yakora cya gikorwa. Noneho yo rero muhahurira buri gihe, kigeraho kikaba ikintu cy'umuryango, ntikibe cy'umuntu ku giti cye. Nanone muri ya marangamutima, kuko buriya ni ikintu gikomeye cyane, harimo inkuru nyinshi zitandukanye. Abenshi bafashwa na zimwe, abandi bamwe ntibanabyiteho. Rero uko nanone buri wese afite inshingano zo kuzagira icyo abwira abandi, bizatuma yinjira muri Bibiliya kugira ngo azabashe kuvuga ibintu yabashije gusesengura, byabashije kumufasha ubwe, yumve nibimara uko byamufashije bibashe kumanuka bifashe n'abandi. Rero naho ngaho hari ikintu cya mbere kuri we, kugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Icya kabiri, kugira ubumwe bw'umuryango. Yego. Ikindi cya gatatu, kongera kubasha kugira planification. Aho noneho ndumva nanjye ntangiye bitangiye kunzamo. Planification niyo nzakora.
kugira mbese iyo tuvuze planification wenda nabivuze mu rurimi rw'igifaransa ni ukuvuga ngo kugira igenamigambi rihamye yego bituma umuntu mbese abandi mu cyongereza bakunze kuvuga ngo time management. Ese iyo bibaye ngombwa ko ya planification yangirika cyangwa se umwe muri mwebwe ataboneka wari kuri rya genamigambi kuko twavuze ko tuzagenda umwe kuri umwe uwari ugezweho yatabonetse kandi n'igenamigambi rihamye ashobora kubura ndaguye impamvu adashobora kubura abo bantu baba mu rugo rumwe yego kandi noneho igihe bose bashobora kugera muri gahunda zabo kirazwa yego ni nayo mpamvu mwebwe mufata igihe kitazabangamira buri umwe wese yego igihe kiri imbere ya za gahunda zisanzwe kuko none se tubari wenda byanze bikunze hari imiryango myinshi abantu benshi nasuye abarya bakererewe barya saa yine z'ijoro nshobora kuba ndya nyuma ya saa yine nshobora kuba ndya nyuma ya saa yine kuko mba ndi mu nzira ndi gutaha inshuro nyinshi ni ukuvuga rero kuba abantu benshi barya nyuma ya saa yine akenshi imiryango myinshi ya saa yine abenshi mu kuryama baryama saa yine cyangwa kugeza saa 5 abakabije baryama saa 6 z'ijoro ariko cyane cyane abantu bakunze kuryama saa 6 z'ijoro nabo bakunze kubyuka bakererewe. Rero ni ukuvuga ngo mu kubyuka abenshi bakunze kubyuka nanone saa 12 n'abafite urugo rurimo abana akenshi bakunze kubabyutsa saa 12 saa 11 n'igice. Rero mu kubyuka kenshi iyo ufashe saa 11 kereka abantu bava ahantu wenda nk'abantu wenda yimba turuka Rwamagana akajya gukorera nk'i Kigali akenshi usanga abyuka saa 11 kugira ngo abashe kugira ikintu asiga akoze yego. Ariko ku bantu bakorera hafi cyangwa bakorera atari kure cyane abenshi bakunze kubyuka saa 11. Hari ikintu dukunze gufata nka impano muri rurimi rw'ikinyarwanda cy'iwacu mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni talents ariko ikaba irimo ibika byinshi. Gusa muri izo mpano zose harimo iy'umuziki. Uri umuziki ikintu namaze kubonaho uteye ukwawo. Umuziki ni ikintu wumva utabishaka, umuntu ashobora gucuranga utabishaka agakomeza akagicuranga kiri no kukubangamira ukaza gushiduka wafashe cya kintu cyamaze kukujyamo ariko utabishakaga. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki kiba cyangwa se bigenda gute kugira ngo twisange abantu bose bari gukora indirimbo zisa nkaho zihuje amagambo ubutumwa ari bumwe ariko